Yes, rero reka nongere nguhe ikaze. Iyi ngiyi bayita Zara Magazine TV, mumaze kubimenyera ntago nirirwa mbigarukaho. Ahangaha ni ahantu ukurikirana ibiganiro bitandukanye, talk shows, aho tuba tuganira ku ngingo zitandukanye iz'ubuzima busanzwe, urukundo, amateka, umuco, by'umwihariko twebwe ni imyidagaduro n'imikino. Niho uzatubariza ibindi n'ubundi ni inyongera, ariko imyidagaduro n'imikino nibyo bintu byacu. N'ikimenyimenyi jya kuri wa3.zaramagazine.com urasangaho amakuru agezweho mu mikino n'imyidagaduro. Ikindi nakubwira nuko Zara Pictures baraza kugufasha mu bintu bijyanye n'amashusho ndetse n'amafoto. Nimba ufite ibirori, ufite ubukwe, anniversaire, bridal shower, ufite wenda iminsi mikuru y'umwana n'ibindi byose, turaza tugufatire n'amashusho meza. Ikindi nimba uri umunyamideli, umurika imideli, cyangwa se uri n'umuhanzi, cyangwa se uri n'umukinnyi wa filime, ukaba ukeneye yuko ugira amafoto meza, turabigufashamo. Ikindi ushobora kuba ushaka gukina filime cyangwa se ufite filime ushaka gukora ariko ufite ikibazo cy'abantu bazagufasha muri video production, Zara Pictures ibyo bintu barabigukoreraho cyane kandi bigende neza. Uyu munsi rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Valence, nge ndigahita nk'ibisanzwe. Tugiye kuganira ku kintu cyitwa inshuti. Mu buzima bwacu tubamo bwa buri munsi, ikintu cyitwa ijambo inshuti cyangwa se ubushuti ni ijambo rigaruka cyane. Inshuti yanjye magara, iriya ni inshuti yanjye idasanzwe. Ariko se turibaza ngo inshuti ninde? Inshuti ni iki? Ni muntu ki? Ni iki wagakwiriye kugenderaho uvuga ko umuntu ari inshuti yawe? Kuko sometime tujya twibeshya ku kintu cyitwa ubushuti. Wowe kora subscribe kuri no channel nimba ari bwo bwa mbere udukurikiye, ubundi ibindi uzabitubaze. Nimba ushaka kandi kuduha igitekerezo, jya muri comment. Umeze ute wa mugabo? Ndashima Imana gaheta. Uyu munsi ko wabaye bakonje rivaho nta mahoro. Ariko urayibona n'ubundi kirere nacyo kigiye guhinduka, so niteganyirije mbere. Witeganyirije mbere? Yes. Ariko umeze neza? Meze neza. Ndabona uri kuru kabisa, ibintu bimeze fresh. Bambwiye yuko ngo n'agafaranga kari kugenda kaboneka gakeya. Abantu badukurikira babyumve yuko tuba turi abantu n'ubundi batoroheje, ibintu biba bimeze neza. Tugiye kwibaza ngo ubundi inshuti ninde? Ni umuntu umeze gute? Ku bwawe wumva inshuti ari umuntu, donc umuntu wita inshuti yawe ni umuntu umeze gute? Urakoze, ariko wenda mbere yuko ngusubiza ikibazo mbajije, hari ikintu wenda nshaka kuratira abantu bataramenya Zara Magazine TV kabisa. Ikintu nshaka kubaratira nta kindi, nje nakuriye mu cyaro. Kera najyaga numva mu bihe by'ibirori bakavuga bati, basoma nko ku nzoga cyangwa se ku marwa bati iyi nzoga ifite ifu, cyangwa se ya marwa afite ifu, bashaka kumvikanisha yuko umuntu wayiteguye yayitayeho cyangwa se mbese atayisondetse. Ni mu buryo bumwe n'ubundi umuntu utaramenya Zara Magazine TV yarahombye cyane, kubera ko hari ibiganiro byinshi kabisa byubaka, birimo inama zitandukanye yacikanywe nabyo. So rwose kabisa, niba utarayimenya, niba utarayisura, nyaruka vuba ibiganiro byaragucitse cyane. Ariko nta nirirarenga n'ubundi wafatiraho ukaba wanabireba, n'ubundi birahari, n'ubundi turacyakora. Yes. Agapfundikiye karacyahari, n'ubundi ibiganiro biracyari byinshi. Niba habe ubushuti warumbajije ngo ubushuti ni iki? Yego. Kuri nge mpamya ko ubushuti ni umubano wa hagati y'abantu babiri, ariko uwo mubano ukaba nta kintu, nta kondisiyo wagendeyeho, ari ibintu byabaye gusa. Hanyuma uwo mubano nanone ndandibuka ko mu kiganiro hari ikiganiro mwigeze gukora murantumira bijyanye no kuvuga ku bintu bijyanye n'ishyari. Ubushuti mpamya ko ni nk'ikinyuranyo inshuti ni ikinyuranyo cy'umunyeshyari, kubera ko inshuti ni wa muntu uzishimira ubuzima urimo mu gihe ari bwiza, ariko kandi nanone igihe bwabaye bubi akaba yakuba hafi akagufasha. Bitandukanye nuko igihe uri mu buzima buba ashobora kuvuga ati kabishywe, cyangwa se yaba byari bimugendekeye gutya. N'ubundi narabivuze. Ni umubano rero uba hagati y'abantu babiri, ariko ukaba nta nyungu, nta uruhande rumwe nta nyungu ruteganyije ku rundi. Nta kuvuga ngo reka mbe inshuti nawe kubera ko mushakaho iki, ahubwo reka mbe inshuti nawe kubera ko
numva se namwiyumvisemo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bityo bigatuma iyo impande zombi zibigiyemo, wa wundi nawe akakira wa mubano, kwa kundi umuhamagara amakuru umeze ute, nawe akabyakira, bigenda bikura, bityo bikabyara icyo kintu bita ubushuti. Jesse, ngira ngo nkunganiye muri make, umuntu witwa inshuti ni umuntu muba muri kumwe mu byiza ndetse no mu bibi akaba hari, ntabwo ari wa muntu muhuzwa n'ibyiza gusa. Hari nk'abantu uyu munsi baba bahuzwa na weekend kubera yuko bagomba gusoma agacupa, ugasanga kuwa gatanu nibwo bibuka kuvugana, uyu munsi turarisomera he, uyu munsi turarisomera he, cyangwa se hakaba n'abandi bahuzwa n'ibibazo kubera ko ngiye gahita mfite ikibazo kandi nkambona Valence ari we muntu uri bukinyemurire, ndamwiyegereza, nikirangiza gukemuka ishwi azajya amamagara mbaza amakuru yanjye n'impamvu nabuze. Ejo ningira ikindi kibazo nkabona Kasima ari uri bukinyemurire, ubwo ni urahita uba inshuti yanjye muri icyo gihe. Urumva kubera ko ari we muntu ufite kunyemurira ikibazo mfite. Ubushuti rero nta kintu na kimwe bushingiraho, ntago bushingira ku kuba umuntu musangira cyangwa se ku kuba umuntu mukorana cyangwa munganya urwego rw'ubushobozi, nta nubwo bushingira ku kuba umuntu agukemurira ibibazo. Ni ibintu, ni ukuba uhuza n'umuntu, wiyumvamo umuntu, wibonamo umuntu, mukaba inshuti kandi mukabana mu bihe byose. Ngira ngo wenda icyo ngicyo haba ku ruhande rwawe no ku ruhande rwanjye nicyo twita ubushuti, cyangwa se uwo muntu umeze gutyo, ufata gutyo, niwe muntu twita inshuti. Hari ikindi kintu njya mbona abantu bajya bibeshya, wenda Valence nawe ujya ukibona, ukabona nk'umuntu muraziranye, sibyo? Ntabwo muri inshuti, wenda muhurira mu muhanda bite muraturanye, ni umuturanyi gutyo, ariko si muri inshuti. Urumva? Noneho rero umuntu akitiranya kuba aziranye n'umuntu no kuba umuntu ari inshuti ye. Urumva? Rero nimba umuntu ari inshuti yawe, ntabwo uzambwira ngo umaze umwaka ntuvugana n'umuntu, ntumenya amakuru ye, ntumenya gahunda ze, yewe ntuzi n'icyo akora, ngo uri inshuti ye gute se? Hari n'ikindi ahubwo abantu bakunda kwitiranya, umuntu akavuga ngo niba Gaheta ari inshuti yanjye, akumva ko nzajya nguhamagara kuri buri kibazo cyose mpuye nacyo. Avuga nti wenda se nkeneye amayinite, reka mpamagare Gaheta mpamayinite. Nkeneye tike, reka mpamagare Gaheta ametike kubera ko ni inshuti yanjye. Mbese ugasanga mu buzima mubanyemo usa nkaho umugora. Mbese usa nkaho buri kintu cyose wumva ko uzagikura kuri we. Bitandukanye cyane n'iki cyitwa ubushuti, kuko ubushuti bwo ntago habamo kugorana, ahubwo habamo koroherezanya. Usanga rero kenshi abantu bitiranya icyo kintu, utamufasha muri cya kintu ashaka, agahita avuga ngo burya ntago ari inshuti yawe. Oya, nikizakwereka ubushuti bw'agahararo ni nk'ibyo byose nyine. Ukumva yuko ikibazo cyose ugize kanaka ari bugikemure, ukumva yuko buri munsi ugomba kuba uri kumwe na kanaka, ukumva yuko buri munsi ugomba kuba uvugana na kanaka. Ntago ibyo twebwe ari byo twita ubushuti, kuko na mwene nyoko mwonse rimwe. Urumva? Hari n'igihe ukwezi gushobora gushira mutavuganye, wenda umwandikira bite, umeze neza, ameze neza, cyase yakumva hari nka gahunda afite ashaka kukumenyesha akayikubwira. N'ubushuti rero ntago bujya butandukana n'ubuvandimwe cyane. Ikiyongera ku buvandimwe ni uko hazamo ikintu cy'amaraso, ariko n'ubundi umuntu ikizakubwira inshuti yawe Valence ni umuntu umunsi udashobora kwira mutavuganye kandi mutapanze kuvugana, utanicaye ngo utekereze ngo reka nze ngo mpamagare Kasima, ahubwo kuko buri munsi mugomba kuba mufite ibyo mugomba kubwirana, cyangwa mugomba kuba mufite ibigomba kubahuza, bikaba ngombwa ko buri munsi muvugana cyangwa mugira ute mubonana. Ariko nugira inshuti ukajya wicara ugaplaninga ngo kukanaka ngo tumaze igihe tutavugana ngo reka muhamagare, period, umuntu si inshuti yawe. Hari urugero rumwe rw'umuntu twiganye, ariko na murambabarira ntabwo nibuze kumuvuga izina. Kuri abantu baba bari gutegura ibizami, hari umushuti we bakundaga kwigana cyane, akamusobanurira, bagasharinga ama ideas. Noneho umunsi umwe aza kumubwira ati uyu munsi uri bunsobanurire, ariko noneho bihuza nuko undi nawe yari afite ibindi bintu byinshi agomba kwiga. Noneho aramubwira ati uyu munsi ntabwo biri bukunde, nzaza ejo, cyangwa se reka tuzabona nejo mbere yuko ikizami gitangira, cyari bube après midi, bari buhure mu gitondo. Ya nshuti ye yahise irakara, ndabyibuka yahise avuga ngo burya runaka ntanyifuriza icyiza, namubaraga nk'inshuti ariko kumbi ntago ari inshuti, yanze kunsobanurira kandi azi ko ejo mfite ikizami. Noneho ugasanga icyo gihe hari abantu birengagiza ko bakumva ko kuba uri inshuti n'umuntu ari inshuti yawe uzamuhereza umwanya wose 100%, ariko mu by'ukuri ntago ari ko biba bimeze. Ubushuti nta kintu, ntago kuba umuntu ari inshuti yawe bivuga ngo azakora ibitabaho cyangwa ibidashoboka.
inshuti yawe n'umubyeyi wawe cyangwa n'umuntu mwonse rimwe ntabwo yakora ibidashoboka ngo ni ukubera ko muri abavandimwe, nawe agukorera ibishoboka. Ikindi kintu impamvu tuba twagarutse kuri topic nk'iyi ngiyi ntabwo ari uko abantu badasobanukiwe ubushuti icyo ari cyo, nta nubwo ari uko abantu badafite inshuti, ahubwo impamvu twe tuba twabigarutseho niyi. Muri iyi minsi abantu bari busy cyane, urumva abantu barashaka amafaranga, abantu bari gufokasinga ku nyungu, ku buryo noneho ubona n'ubushuti bwahindutse inyungu cyane. Umuntu asigaye aba inshuti yawe kuko hari ikintu agushakaho, umuntu akaba inshuti yawe kuko abona hari profit agufitemo, urumva n'uwandi uzasanga nk'urugero ugasanga nk'uko ku mugani twabaga ku ishuri, ugasanga nk'umuntu afite inshuti z'abana b'abahanga gusa, kubera iki? Kugira ngo bajye bamusobanurira, ariko ikikwereka ko bya bintu atari ubushuti, iyo exit irangiye nta nubwo mwongera no kuvugana, bihita birangira. Mpamya ko ari nayo mpamvu ahubwo hari imvugo yadutse ngo ntabwo bavuga ngo nta nshuti kibaho, nta nshuti kibaho, kubera yuko usanga umuntu wenda araguhamagaye kabiri gatatu ukavuga ati ariko uyu muntu byanze bikunze ashobora kuba yaba inshuti, noneho ugasanga niba hari nk'ikibazo yagize urakimufashijemo agahita kupa, akazongera kuguha, agahita kupa connection ako kanya, akazongera kuguhamagara ari uko yagize ikindi kibazo. Nicyo nyakunda kubwira abantu, ntago ngewe umuntu wese unsaba service nkayimuha, ntago ari uko umuntu aba ari inshuti yanjye. Ni nk'uko ushobora no guca ku muhanda, nk'abari abantu basaba ku muhanda ntago uba umuzi, ariko hari igihe umucaho bitewe n'ikibazo afite, ukagira impuhwe, ukagira umutima wa kimuntu, ukavuga ati wenda uyu muntu reka muhe 500 cyangwa reka muhe 100 kugira ngo nawe abashe kurya uyu munsi. Rero n'umuntu ashobora kuza muziranye atari inshuti yawe akagusaba service ukayimuha, ntabwo automatically bihita bivuga ngo wa muntu noneho ngo abaye inshuti yanjye. Uzanabicunga ari nk'umuntu gusaba service muziranye ukayimuha, mukavugana bwa nyuma kubwira ati warakoze, nimuzongere no kuvugana. Abantu bashobora no guhura ku nshuro ya mbere ukamufasha utamuzi, ariko niba bivuze yuko muri inshuti, ahubwo kuba muri inshuti ahubwo bitangirira kuko guhura, noneho bikagenda byiyubaka gahoro gahoro, bigenda bizamuka na biri balance. Ako kantu uvuze niko bwa bufasha wamuhaye bushobora kumukora ku mutima, akavuga ati uyu muntu n'uwamugira inshuti ntago yaba ari mu gihombo. Umuntu ugufasha gutya nta bushuti buhambaye mufitanye, umuntu mfashije ntamuzi atanzi, uyu muntu namukipinze nk'inshuti nta gihombo waba urimo. Ejo hari umuntu twari duhujwe na gahunda z'akazi, hari serivisi y'akazi ngiye kumuha, ndangije binahurirana nuko hari iyindi, hari nk'uko turabizi tuba dukora ibintu byinshi bitandukanye, nubwo umuntu aba ari kuri izi mikoro, ariko n'inyuma ya mikoro aba afite n'ibindi bintu wenda agenda akora. Noneho bisangwa hari n'ibindi bintu we nkora duhuriyemo, ariko bitandukanye na serivisi yaraje kunsaba. Ahita ambwira ijambo ry'ikinyarwanda, nimba ni umugani harya buriya ngo inshuti ikura ku nzira, yego ni insigamigano banza. Arambwira ati ubundi inshuti uyikura ku nzira. Tubungubu deja nge nawe twamaze kuba inshuti, twamenyanye, duhuje kariyeri, yaba na serivisi ugiye kuyima nizeye kuzayima neza, kuko ubu twamaze kugira ute kuba inshuti. N'ubundi ntabwo waba inshuti n'umuntu mutamenyanye, ushobora no kumenyana n'umuntu kubera serivisi ugiye kumuha cyangwa se n'ubufasha ugiye kumuha, ahubwo bigakura ugasanga mwabaye n'iki n'inshuti, ariko nta kintu biba byashingiyeho kugira ngo mugire ute mube inshuti. Ariko nanone kugira inshuti ni byiza, ariko mwana uzi buri ufite nk'inshuti y'umuganga, urumva ukagira wenda nk'inshuti y'umukameramani cyangwa y'umufotografe, ukaba wizeye ko izo serivisi zose uzikeneye waba uzifitemo umuntu wawe, nubwo atazi gufashamo ariko yakoriyanta uburyo uri buzibone mu buryo bwiza. Nyine urumva icyo gihe ubundi ufite inshuti zigiye zikora nk'ibintu bitandukanye. Kugira inshuti nyazo ni nko kubitsa muri banki, ni ukwizigamira. Ni ukwizigamira, kubera yuko nimba ndi inshuti n'umukameramani, wenda nshobora kugira wenda nk'ibirori runaka nkakenera umukameramani cyane, nubwo ataba ariko yakuzanira undi yizeye. Erega burya tujye tunamenya ko nukuvuga ngo ni si ukuvuga ko abandi badahari. Nshobora kugenda nkavuga ni ngwino unkamerera ikirori ndakwishyura ya naye, ariko mu by'ukuri ushobora kubwira inshuti yawe uti nshakira umukameramani wizeye azi, noneho ugahita uvuga uti ariko surinda ujya gushaka undi muntu wo kumwishyura simpari, reka nze mbigukorere n'ubundi cyane inshuti yanjye nta kibazo. Abantu bumva yuko ngo kuko umuntu ngo ari inshuti ngo ari buguhe serivisi atangira amafaranga ku buntu,
abo bantu njyewe ntago mamanya nabo, akumva ngo kubera yuko ngo Gaeta ngo wenda tuvuge ngo ari umuvideografa cyangwa ari umufotografa, nkaba mfite ubukwe ngo azazana kamera ngo mfotore ngo nta mafaranga ngo ntago nzamwishyura ngo azaba ntwerereye. Oya, ntago ibyo bintu ari byo. Nanone nubwo umuntu yaba inshuti yawe, hari uburyo ashobora kukorohereza bitewe na serivisi ukeneye, ariko kumva yuko umuntu azaza kugufotora yitegeye yazanye igikoresho cye, yarangiza akanagufotora ku buntu nta n'igiceri cy'atanu umuhaye, ibyo bintu ntago bisobanutse. Urumva? Niyo mpamvu nigeze kumva kuvuga kare ngo inshuti yanjye ngo ni umuganga ngo n'indwara ngo iramvura ngo si ngombwa ngo mbe mfite amafaranga. Ibyo bintu nabyo uwo muco nawo ugomba gucika. niyo mpamvu kare nigeze kuvuga nti iyo hagiye kubaho guhengamira ku ruhande rumwe, bwa bushuti burapfa. Kubera ko niba wumva ukeneye ikintu ukavuga ngo iki ngiki kubera ko ngikeneye, mfite inshuti yanjye izakinkorera ku buntu, mufete we yakakigukoreye mu bushake bwe, ariko ntago wamutegeka ngo uzaze unkorera iki ngiki. Nawe ababibona ko ugikeneye kandi wenda reka nkubwire n'ubundi aho hose ni hahandi usanga twibeshya ku bushuti. Nese ni gute nimba uri inshuti yanjye nkaba mfite nk'igikwe cyangwa se ubukwe ku mugani w'abandi, sibyo? Ubukwe bwanjye deja turi kubutegurana nimba uri inshuti yanjye kuko yanyayo. Ubukwe bwanjye ubundi ugomba kuba uri muri team iri kubumfasha. Nimba uri muri team iri kubumfasha, bivuze ngo uzi n'ubushobozi mfite, uzi n'ibyo mbura. Ubuse bizarinda kujya kukubwira ngo urakubibona ngo ko amafaranga ngo nayo nguzamfotora ngo kubuntu, cyangwa ahubwo nawe uzawe ubibona uhita umbwira ati rero ndabona ibintu bikaze, iby'amafoto byo ubikuyemo ngenda byisharijaho. Ariko nimba urinda kujya kubwira umuntu ngo mfite ubukwe mfasha kumfotora, uwo muntu si inshuti yawe, kuko yagakwiye kuba bizi ko agomba kugufasha. Bivuze ngo uwo muntu ntabwo azi na struggle urimo, ntabwo azi yuko n'amafaranga wayabuze. Umuntu utazi gahunda zawe si inshuti yawe. Erega burya inshuti ubundi ntabwo bizasaba yuko uvunika. Ngo usange ubundi si wowe uzayibutsa ko igomba kugukorera ikintu. Ibi bibona. Ahubwo wowe uzayibwira uti ndabona ibintu bimeze gutya na gutya, bimwe ngiye kubikuramo nk'uko wari uvuze. Noneho wenda we yumve bimukozeho, avuga ati oya wibikuramo, ahubwo reka nkwereke. Kimwe nuko ashobora no kugufasha ibirenze n'ayo mafoto, akavuga ati amafoto yakuremo niba ubikuremo ngiye nzabyikorera. Inshuti ubundi reka nkubwire, nugira umuntu w'inshuti ukabona yatangiye kugira amabanga aguhisha, ibintu aguhisha, urumva ari nk'umujama wawe ukabona yatangiye kugira ibintu aguhisha, nushaka uzagende gake, uwo muntu ntago azaba akiri inshuti yawe. None se wenda ntaguciye mu ijambo, ntago njyewe ndi wa kera, ariko nibura wenda nshobora kuba naraganiriye wenda na sogokuru, ariko najyaga numva ngo habagaho ibintu byo kuko ubushuti, bwa bushuti bukagenda bukura bikazageraho bagirana igihango bakananywana. Ibyo bintu ntago mu by'ukuri kunywana byazaga gusa ngo bahure bwa mbere bahite banywana ako kanya. Ni ibintu byatangiraga bikazamuka, noneho bikaza kugeraho ba bantu baba nk'abizerwa hagati yabo bombi, kubera yuko umwe asangiza ikibazo undi akamufasha, ntihabeho kuvunishanya, bikazageraho noneho ya miryango yombi igasa nk'aho ibaye umwe. Ariho wumvaga ngo habayeho kunywana cyane. Ibya bindi bakubwira ngo inshuti nziza iruta umuvandimwe wa kure. Nimba inshuti rero ishobora kuruta umuvandimwe, ntago umuntu w'inshuti ari umuntu bashobora kukubaza ngo akora iki ukavuga ngo meruka ngakora ibi. Urumva ntago ari umuntu mu mwaka ushize ngo akora ibi ngo sinzi neza. Ntago inshuti nziza ari wa muntu bashobora kubaza ngo se Valence akorera he, ngo harya buriya ngakorera he man, ngo reka nkubarize ngo mushiki we, cyangwa reka ngo nkubarize ngo musaza we. Urumva ntabwo inshuti nziza ari wa muntu bazakubaza ngo afite imyaka ingahe, ujye kuvuga ngo harya ngo uriya mujama ngo afite imyaka ingahe wana. Ubu ni inshuti ishobora kujya mu cyimbo cy'umuvandimwe, ni umuntu muba muziranye ku bintu byose. Yego, ubundi njyewe nyikubona uri inshuti yanjye nkabona hari utuntu tumwe na tumwe utangiye kunshengaho, utangiye kujya umbeshya utuntu tumwe na tumwe, utangiye kujya umisha utuntu tumwe na tumwe, ubundi ngiye mita ntangira kugabanya vitesse. Navuga nshobora kuba nibeshya ko uyu muntu ari inshuti yanjye, nyamara we yumva ntari inshuti ye, kuko
nuko wenda hari tutabibona ariko ubundi ubushuti butangirira ku tuntu dutoya Dutoya. tuntu dutoya ese utuye hehe ukamenya aho atuye ukamenya wenda se nk'uko wari ubivuze ese runaka atuye he akunda kurya iki se wenda kubera ko iyo muri inshuti nta kintu muhishanye Nta kintu muhishanye. ariko iyo bigiye kuba noneho bikabaho ko ubushuti buzatangirira kuri bya bintu by'amafaranga byo hejuru icyo gihe hazazamo ko bizagendera ku mafaranga niho uzasanga nyuma y'iminsi runaka harimo umwe wacitse intege kubera ko buri gihe bya bintu biba ku bintu byo hejuru cyane ariko iyo bitangiye gake gake bikazamukira kuri twa tuntu duto duto biza no kugeraho niyo habayeho n'izo kesi z'amafaranga kubera ko igihe mumaranye experience mwasharinze bikageraho noneho bwa bushuti bukanakomera ariho usanga nta kibazo n'iki na kimwe mutafashanyamo. Ikindi kintu abantu bagomba gusobanukirwa, abantu benshi muri iyi minsi ubona barigize n'indyarya, umuntu araza akagusekera yagera hariya hirya ugasanga niwe uri kugusebya, umuntu araza agashaka kwigira umuntu uri perfect kandi uzabicunge wa muntu ushaka kukwereka ko ari inshuti yawe ya hafi ukabona ari no kubishyiramo imbaraga nyinshi cyane, urumva burya usanga atari nayo muntu w'inshuti ya nyayo, wa muntu uguhamagara buri saha buri munota tubonane buri saha buri munota ngurira iki, usanga atari ya nshuti ya nyayo yo kubana nayo yo kwizera. Hari akazina bakunda guha bene abo bantu ubundi ngo babita ibirumira habiri yes. Aragenda yakugeraho akaba umwana mwiza kuri wowe barikundwakaza cyane, noneho ibyo ukora byose akabifata akagera ku rundi ruhande akabwira ati Mose runaka burya ibintu bye byose ndabizi ariko ajya yiyemera ngo afite imishinga iyi nimba zakora ibi ariko ntago biza abo bantu babaho bibirumira habiri ariko usanga ntago biramba biza kugeraho byanze bikunze bikagaragara ko ugasanga umuntu ari kumbeshya ngo ni inshuti yanjye, urumva ataranakora subscribe kuri Zara Magazine TV, nese uri inshuti yanjye gute? Nimba udashyigikira ibyo nkora urashaka kumbwira ngo uri inshuti yanjye gute? Ugasanga umuntu ari kumbwira ngo ni inshuti yanjye, ejo yabona na sharinze nka link kuri Facebook ngo iriya link nabonye se ngo ni ibiki ngo ko nabonye ngo nawe ngurimo. Nese umuntu w'inshuti yawe utamenya ngo ukora ibiki, utamenya ngo bikora ute? Urone se biriya bintu ngo biriya bintu ngo uzabishobora kubona ngo atari impano yawe ngo birango wabiretse. Ntabwo ari ugutyo inshuti zibana. Inshuti, umuntu witwa inshuti iyo abona uri mu nzira nziza aragusapotinga, iyo abona uri mu nzira mbi ntabwo kureka ngo ukomeze, arabikubwira akavuga ati nidushaka tubipfe. Ugasanga umuntu ngo ni inshuti yawe, urumva nta munsi n'umwe arakubwira ati ariko iki kintu witonde, erega buryo uzatinye atarakubwira nikosa wakoze n'umunsi n'umwe, ibintu byose akagushyigikira, wakora n'amafuta akagushyigikira, umuntu ntago ari inshuti. Uzatinye umuntu kwankuraje muri buri kintu cyose, ko twebwe abantu ntago turi perfect ku buryo ibintu byose dukora byaba ari byiza, ariko nibura umuntu ashobora kwenda kukwankuraje mu kintu runaka ariko mu kindi akabwira ati ariko nubwo ugiye gukora ibi gerageza wenda wongeremo aka kantu cyangwa se akagabanyemo. Yes, reka tuvuge yuko gutya na gutya courage ibi bintu ni sawa, rimwe na rimwe byose ni sawa, ku makosa nakubwira ngo ni sawa, wamwoherereza wenda na video ubizi yuko idasa neza akakubwira ngo nabona ari sawa. Ntabwo inshuti ari gutyo zikora, inshuti ntabwo ari gutyo ziba. Inshuti yawe iyo uri mu byiza iragushyigikira, iyo uri mu biraguhanura ikakubwira ati ariko ibi bintu urimo ndabona bitameze neza, hindura gutya na gutya, hindura gutya na gutya. Wenda ntumwumva ariko yabikubwiye. Abantu dutinya kumva ukuri, ariko kimwe mu bintu binakwereka ko umuntu ari inshuti yawe, wenda kubwira ukuri kukanakubabaza, urumva, ariko nyuma ukazabona yuko koko ibintu yakubwiye ari ukuri. Erega niyo mpamvu bavuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushya, kubera ko niyo wamurakarira ariko nyuma uragenda ukamenya ukuri, wamara kumenya ukuri ukanazamenya wa muntu icyo ari cyo kuri wowe, ukamubwira ati rwose mbabarira ahangaha nakubwiye nabi ariko nasanze ari byo mu by'ukuri. Icyo gihe wamubabarira nta kibazo kuko kwibeshya nabyo bibamo. Ubundi umuntu uzamugira inama nkaho ari we wakayigiriye ubwawe, noneho nubifatamwo mwiyo context ukagira umuntu inama uba ati kabone niyo yabyanga ariko mu by'ukuri ndabona ibintu bidatunganye, reka mugira inama wo kugira ngo bizapfe kandi ntari ndi inshuti ye. Icyo gihe niyo wandakarira ariko nyuma numara kumenya ko bya bintu nakubwiraga ari byo uzagaruka twiyunge bwa bushuti bwacu bukomeze. Yego, ari n'abantu ngaruka no ku bantu batanga inama bagendeye ku marangamutima yabo, kuko ibintu yabikoze bikamunanira, yabona wowe uri muri iyo nzira avuga ati man ibintu ntuzabishobora, we niyumve yuko ibintu hari abantu bumva yuko ibintu byabananiye nta wundi wabishobora, barahari.
akumva yuko mu bantu bari around ye b'inshuti ze bamuri hafi ibintu byamunaniye nta wundi ugomba kubishobora. Hari n'abantu bumva yuko ahantu hose bari bagomba kuba bakizigenza, urumva aribo bantu uzasanga nyine nimba dukorana Valence nge ngombe nkurusha ibintu byose, nkurushe kwambara neza, nkurushe kurya neza, nkurushe guspendinga amafaranga, ibintu byose mbikurusha, urumva. Ariko umuntu w'inshuti yawe ibyo byose nta gaciro biba bifite. Iyo umuntu muri inshuti, ubushuti buba bukomeye kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kurusha amafaranga, kurusha ibintu, kurusha ubwenge, kurusha ubumenyi, kurusha iki, kuko ikintu kiba cyaratumye mu b'inshuti kiba gikomeye kurusha ibyo bintu byose. Erega umuntu w'inshuti yawe ntago akubwira ngo niba ugiye guterera uno musozi ngo wihorere kubera ko ntago uri bugereyo, ahubwo aravuga ati ese uyu musozi ugiye guterera ariko birasaba ngo utware amazi kugira ngo nuza kugeramo hagati ukananirwa use gusoma kutuzi. Ikindi kandi nurenga ikilometero kimwe urahasanga ishyamba ry'inzitane. Ugomba ugende wo witeguye gutya na gutya kuko rishobora kukugora, akugira inama cyangwa se akanakubwira ati noneho reka tujyane, wenda nunanirwa turajya tungikanya imbaraga turaza kugerayo, sibyo? Nunanirwa ndagufata ukuboko tugendane tugere hantu. Ni mwubwo buryo n'ubundi mu kintu cyose ugerageje inshuti yawe ntago ihite guca intege ako kanya. Oya, wenda kubwira ingorane ushobora guhura nazo cyangwa inzitizi, ariko muba muri kumwe, yifatanya nawe muri urwo rugendo. Niyo uteye intambwe igenda iguhamagara ati se wahantu waharenze, wabashije kuharenga, nta kibazo wahuye nacyo. Ni bya bindi navuze, inshuti yawe ntago uzambwira ngo umuntu amaze icyumweru utazi gahunda ze umbwire ngo ni inshuti yawe gute se. Ntago ibyo bintu bishoboka. Muba mufite ibintu bituma muvugana umunsi ku munsi. Nubwo twaba tutaje mu kiganiro, mba mbizi yuko ngomba kuvugana na Kasimu, ngomba kuvugana na Valence, wenda tugapanga n'izindi gahunda. Amahirwe mu isi ya none ikoranabuhanga ryarabikemuye. Ubu ngubu noneho hano kuvuga ngo ushobora kuba wabuza amayinite ariko ukaba ufite wenda megabyte, ukaba ufite data. Dore ibibazo umuntu mu mari cyumweru mutavuganye muri no kuri WhatsApp n'izo social media zihari, ukajya ubona ko yari ariho nimugoroba, ukabona nibura wenda abaye adaherukaho birumvikana. Oya, na status zawe yazirebye. Ariko noneho ugasanga umuntu yarebye status, wategereje ko ari wowe uzamwandikira. N'igihe mwazanavugana akakubwira ngo sha maze iminsi narakubiswe, yava kuri ibyo, ahubwo wamuhamagara akavuga ati ese kutakivuga kandi ari wowe muhamagaye. Ubundi nugira resistance ku nshuti yawe ntago umuntu azaba akiri inshuti yawe. Niwicara ukavuga ngo azamamagare nawe, ntago umuntu aba ari inshuti yawe. Ubundi ku nshuti yawe nta kintu kigutangira. Icyo nicyo kintu dukeneye, nuvuga ngo nukusasa inzobe, nukuri kugira ngo mu by'ukuri tugarure cya cyizere abakera batwambuye, kuvuga ngo uyu munsi nta nshuti zikibaho. Kubera iki se? Inshuti zibaho, birashoboka. So tunagana ku musozo rero, abantu mwese mufite imibano yakonje, mugerageze muyongereremo akabaraga, agafu, muyiminjiremo agafu ku mugani wa Valence ati ibiganiro dukora birimo agafu. Namwe imibano yanyu muminjiremo agafu. Reka kubona umuvandimwe wayateye imbere ngo utangire uvuge ngo yaririye kandi n'ubundi aguhamagara, ahubwo yewe waranze kumuhamagara. Reka kwicara utegereje ngo azamamagara cyangwa ngo azansura. Ese kwa gusuye inshuro 3 wowe umusuye zingahe? Urumva ubushuti ntago bugendera ku bintu bimeze nko gusigana. Urumva ubushuti nka bya bindi bavuga ngo uhinga mukwe ntasigana. Ni wowe uri kwikorera, ni nawe ubuzi impamvu uri inshuti n'umuntu, nuko ubuzi icyo yakumariye mu buzima. Hari n'abantu tuba dufite ari inshuti zacu tubizi neza ko badashobotse, ariko kubera ko uzi impamvu uri inshuti n'uwo muntu ntumuveho, ukavuga turiya muntu nubwo adashobotse ariko ni inshuti yanjye, nta kundi kuntu namugenza. Urumva? So nuko nguko rero bimeze. Ni nayo mpamvu tuba twagarutse kuri iki kiganiro, nuko hari abantu baba bafite ubushuti ariko bwarakonje kandi bwaranakonje kubera bo. So buri muntu wese rero niyisuzume arebe ngo ese mbaniye gute inshuti zanjye. Urumva, inshuti zanjye nzivugisha ryari, mbonana nazo ryari. Ikindi kandi ukore subscribe ahangaha kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho. Reka nshimire Kasimu wari uri kuri kamera, nshimire na Valence twafatanyije muri kino kiganiro. Ngewe na Remera Gaeta, ciao.